sadurana n'umwanya twongeye kubona kugaruka byo kuza kubiteka Imana ishobora byose. Uyu munsi rero turaganira namwe turebane ese Karebu ni muntu abenshi babona ndirimba ariko ntabwo babasha kumenya ndi muntu ki. Ise segondere Nyamasheke ya Venendezi, hanyuma yo kwiga ya Venendezi, ndangije kwiga ya Venendezi nkaba narize ishuri rya muzika ndashima Imana yuko ibana nanjye kuko byabigoroye ariko nshima Imana byose. Nyuma y'ibyo ngibyo nkaba narabaga mu Venendezi muri korali kuramya no kubanza gushimira muri ya Venendezi. Hanyuma rero nyuma yo gukomeza ntembera nyine ngenda kwanga amakorali narajoye Kristo nshimira Imana yuko yambaye korali n'ubusabye Imana kirekire, ariko nk'uko nayisabye niko byagenze. Yambaye korali hari ndimo hari uko nabonaga bitagenda neza, ariko mbwira Imana ati Mana mfasha uhereze korali mbe nk'uko nabibwiye Imana rero niko nabikoze. Nshimira Imana ko yambaye korali. Muri korali rero ndashimira Imana, turaririmba tukabona ibintu bigenda neza. Ndashimira Imana yuko yambaye korali. Nk'uko rero mubizi turi no mu biganiro bihereranye no kuririmba n'ibiririmbire. Uyu munsi rero tukaba turushoboye kuganira ese ni gute bandika indirimbo. Bandika indirimbo rero urabanza ugategura ukamenya titere ngiye y'indirimbo ni iyi. Wamara kuyibona ushobora kwifashisha abantu bakuze bakagutiza ibitekerezo cyangwa se abato. Ushobora kwifashisha ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ugasoma ijambo ry'Imana ukumva ko hari amagambo ushobora gukoramo gufasha abantu. Asigaye ukagenda ubyungukiranya. Hakaba ibitero bitatu, hakaba igitero cya mbere refure n'igitero cya nyuma, ariko birashoboka ko ushobora no gushyiraho n'ibindi bitero birashoboka. Refure rero akaba ari izi ndirimbo murabizi. Refure niho zingiro ry'ubutumwa bw'indirimbo buba buri rero umuntu ashaka kumva ubutumwa bw'indirimbo aho buri muri refure. Rero kenshi na kenshi genda isubiramo iza mu bitero, genda isubiramo urangije kuri ibi bitero cya mbere ukagiramo na refure kaza gusubiramo. Kuri ya refure rero niryo zingiro ry'indirimbo, niho message y'indirimbo ibiri. Niko kwandika indirimbo rero urabanza wamara kuyiga ushobora kwifashisha abantu bakuze bakakugira inama. Abantu bakuze bo bazi kugira inama, ushobora kukugira inama y'uko indirimbo wayikora. Indirimbo rero ushobora kugenda ushaka nko kuzayisohora ugasaba nko kuririmba nk'ahantu wenda uri nk'umumuvisiye wa gospel, ugasaba kuririmba nko ku rusengero, cyangwa se ugasaba nko kuririmba nka Christine ukaba wayipapuro. Wamara gusaba kuririmba ukayiririmba live, abantu bakaza gushaka nk'umuntu baza ati ese indirimbo numvise naririmba yarimeze uragera kubera ati indirimbo ni nziza, ukamuha wamuha ati ese none se ni iki wumva nakosora. Arajya kubwira ati iki kintu wakakwiye kugikosora muri iyi ndirimbo ntabwo kigenda neza. Bityo rero ukazajya muri studio bikagenda neza. Niko bakora indirimbo. Noneho hanyuma yo gukora indirimbo ese injyana burya injyana beat rero aba ari nziza kuko buriya indirimbo ijyanye na beat uyumva wese arayumva kumva ni nziza cyane, akumva yabashimishije. Ese ubwo hari n'ubwo banayicuranga bari kureba kuri radio cyangwa ese bari no kumva no kuri radio bakaguma bayisubizamo bakayisubizamo indirimbo rero buriya hari ukuntu wayiririmbye, hari na beat ubwayo kugendana nayo neza, bigenda neza sawa. Rero ibingibi baye bibabwiye byabafasha kuba mwandika indirimbo, fashishe Bibiliya. Kandi ikindi menya injyana uririmbamo, umenya niba ari soprano cyangwa tenari, umenya ati injyana ndirimbamo iyi ngiyi. kuko bize
muzi rero ufite injyana turirimbamo mugakurikiza dore mi fa sol la si, hanyuma ukabikurikiza nk'uko biri indirimbo bikagenda neza. Kandi waba ugiye nko kuririmba imbere ukibuka bya bindi kwirinda kujya bya bindi twababwiye, cyangwa se waba ugiye kuririmba muri studio ukirinda kurya bya bindi twababwiye kuko bituma ijwi ribura ntibigende neza. Ni byiza cyane rero. Kandi beat ugiye gukoresha beat ubanza kumva beat koko niba iryoheye amatwi. Burya abantu kenshi na kenshi bakunda umuziki kugira ngo njya nkunda kubivuga muri korali yanjye, biba byiza umucuranzi ko aba azi gucuranga neza. Burya abantu bo bari no kumva indirimbo haba mu giterane bagenda bumva banezerewe bacuranze, gucuranga igendana n'ijwi bikagendana neza. Burya abantu bigenda bibataragita gukunda ibihangano byawe, akaba ariyo mpamvu wumva bakubwira ati nuko ikindi cyumweru uzongera uririmbe turagukeneye. Nuko baba bumvishije ubutumwa ni bwiza waba ufite uhereza abantu bakomeza imitima. Ikindi kandi baba bamaze kumva beat yawe waririmbye kandi nziza. Rero turi kubizirikana igihe twaririmbye indirimbo bita ngo urera mana urera mana icyubahiro ndetse no gukomera ni ibyawe Yesu. Urera mwami Yesu urera Yesu icyubahiro ndetse no gukomera ni ibyawe Yesu. Nabonye inshuti iruta izindi, iyo nshuti nta yindi ni Yesu. Inshuti mugendana ntigusige, no mu rupfu muracyane. Nabonye inshuti iruta izindi, iyo nshuti nta yindi ni Yesu. Inshuti mugendana ntigusige, no mu rupfu muracyane, no mu rupfu